Keneyeho ikintu guhora wereka nyine abantu yuko badahari utabaho wahita upfa. Icyo kintu gikurura ikintu bita igisuzuguriro, abantu bagahora bagusuzugura. Nimba ari umuntu mubana w'inshuti yawe ugahora umwereka yuko kuba uriho ni ukubera we, kuba useka ni ukubera we, kuba wishimye ni ukubera. Iyo ugiye gutera imbere ni abantu babigiramo uruhare, iyo ugiye gusenyuka ni abantu babigiramo uruhare, iyo ugiye kuba undi muntu ni abantu. Ikintu cyose ubundi kiba mu buzima bwacu, waba ukennye waba wubashywe waba usuzuguwe, ni abantu babigiramo uruhare. So rero niba ushaka kubahwa banza wubake umuntu. Ikindi kintu ari nacyo gikomeye, wowe ushaka ko abantu bakubaha ariko wowe utubaha abandi. Ariko sereka nkubwire, ni gute wancaho ukancira, gute najya nkora nkubwira ikintu mwozanira igitekerezo ukagisuzugura ukumva ko nta kintu maze. Igitekerezo cyose ngo wayene ukumva ko nyine ndi umuntu w'umuswa, ndaho nta kintu nshoboye, nangiza ukaza ukambwira ngo ugomba kukubaha. Ntabwo bishoboka. Hi mwese mumeze gute? Ndizera ko mumeze neza kandi muri aho. So rero hano ni kwimama Charlene official nkuko mubimenyereye, na Charlene Muranzi yabenshi mumaze kumenyera. So rero iki ni kiganiro Fight or Die, tujye gukora ikindi kiganiro kandi ndabizi ko kiraba ari cyiza. Umunsi nyine nishimye kuko ndifuza ko namwe uyu munsi muva mu gihe cyo kubabara namwe mukishima mu buzima mukatangira ubundi buzima bushyashya kandi bwiza. Rero marandi nanjye nyine n'umuntu turi kumwe. So rero ndabizi yuko muza kwishima numara ko ikiganiro kore subscribe niba utarayikora, kore comment, share and like, then sharing kuri bagenzi bawe nabo babibone, then dukomeze twishime cyane. So uyu munsi rero nahisemo kubaganiriza kuri topic imwe, ikintu bita respect. Abantu mwese umuntu avuze respect muhita mubyumva muyumva ahantu henshi. Iyo umuntu akoze nk'ikintu kiza mukango ati one respect kuri wowe, mu ndirimbo muzitwa respect. So mu muryango hari igihe uvuga ati papa shatuma respect, mama shatuma respect ko ibintu akora. Igihe ukora ikintu umuntu kikamwemeza akavuza ati one respect kuri wowe. Uyu munsi rero nicyo kintu tugiye kuganiraho. Umva wicare nuze gukora kuri mama Charlene. Iyo uvuze respect rero mu ndimi turetse gukoresha indimi z'amahanga, respect mabizi icyubahiro cyangwa se kubahwa. Mabizi umuntu wese abakunda kubahwa cyane ku gitsina gabo, nk'abasore n'abagabo, n'abantu bakunda icyubahiro cyane. Ariko bivuye no kuri ibyo nta muntu udakunda icyubahiro ndetse no kubahwa. Ariko uyu munsi ikintu tugiye kuganira, ntabwo tugiye kuganira kuri definition, ntabwo tugiye kuganira ku bantu bakunda icyubahiro, ahubwo tugiye kuganira ni iki ukora, ni iki ugomba gukora kugira ngo abantu bakubahe. Rero tugiye no kuganira n'ikintu, ibintu ukunda gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi ariko bituma abantu bagusuzugura, bakumva ntibagukene nyine muri society n'ahantu hose uri, ntibaguhe agaciro wari ukwiriye. So reka dutangire. Ikintu cya mbere, aha uragikora ukagira ngo ni ibintu byoroheje ariko ni ikintu kibi cyane. Guhora wereka abantu yuko bashaka, guhora wereka abantu yuko bakeneyeho ikintu, guhora wereka nyine abantu yuko badahari utabaho wahita upfa. Icyo kintu gikurura ikintu bita igisuzuguriro, abantu bagahora bagusuzugura. Nimba ari umuntu mubana w'inshuti yawe ugahora umwereka yuko kuba uriho ni ukubera we, kuba useka ni ukubera we, kuba wishimye ni ukubera we, ibintu byose n'iterambere ryose urikesha we, igihe cyose adahari nawe si wabaho. Aragenda uwo muntu akageraho agusuzugura, akajya nagusuzugura ukabibona, ariko kuko hari ikintu uri bumushakeho kandi ubiziyo neza yuko ari uri bukiguhe, ukabyemera ukareka akagumiza akagusuzugura. Ibyo bintu rero si ukabyemera. Ndetse nimba wanabikoraga uyu munsi, nimba uri umuntu mukuru wabikoraga ubireke, nimba uri umuntu w'urubyiruko wabikoraga ubireke, kuko ibyo bintu bizajya bituma abantu bagusuzugura cyane. Icyo cyari cyambere. Ikindi kintu gituma abantu bagusuzugura, uko abantu nyine tuzi ngo nukuba shapu, ngo nukwirekura, ngo abantu bakunda ngo umuntu udacicise cyane, ngo utifata, ngo umuntu utifunga, kugira amagambo menshi ukarengera. Uravuga ukavuga bla 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 bla, ibintu byose bivuga, ntugera ahantu ugarukira, ntugira limiti. Nyine wowe uvuga buri kimwe, ntabwo ugira umupaka ugarukiraho. Wari ubizi yuko abantu bageraho ngo bakakurambirwa,
ntabwo uriya muntu ahora avuga aratubwira akatubwira n'ibindi tudakeneye, atubwira iyo turi gutera buraga atera buraga akazizanamo n'ibintu biri seriye, akazanamo n'ibintu bya famiye, akazanamo n'ibintu by'imiryango. Biriya bintu ni ibiki? Ntabwo rero nubwo waba uri umuntu uri sociable kandi abantu bakunda umuntu wisanzura, ariko ujye wisanzura ugira ahantu ugarukira, sibyo? Ntukarengere, ntukavuga ibintu byose, jya uvuga unasiga, sibyo? Ahatuba umuntu atazaguhamagara ngo ngwino wisobanure, ngwino wisobanure wavuze ibi wakoze ibi. Niba ibyo wabikoraga ubigarukiriza aho ngaho, kuko ugomba kubahwa, ntabwo ugomba gusuzugura, ariko ni wowe uhora ubyitera kubera yuko uhora nyine uri talkative, byagenda byavuga ugira amagambo menshi, ntabwo ugera ahantu ugarukira. Ikindi kintu rero akaba ari nacyo kibi cyane, nkunda no kubona mu bantu benshi ahantu henshi hagiye hatandukanye, umuntu kuba uri umuntu nyine utava ahantu hamwe ngo agere ahandi. Si ukuvuga ngo ugire ibifaranga byinshi, ngo ugire amamodoka menshi, ugire fame, ube umustar cyane. Ntabwo ugira nyine, uhora urafailing inshuro nyinshi cyangwa se uratsindwa, uri umuntu uhora utsindwa, uri umuhombyi. Okay, ntabwo tuvuze nyine ngo abakene ngo tubange, abantu badafite ahantu bageze ngo tubange, ariko nawe nyine ujye ugerageza ikintu cyose ukoze ntabwo ugishyiramo imbaraga kikanga. Nimba uri nko muri business ukaba ukorana n'abantu, nimba wemereye gukora ikintu ntabwo ujye ugikora, birangira kikunaniye. Nimba ari inshingano bagusigiye gukora ntabwo uri bubashe kuzikora, birakunanira bigeze hagati. Urumva abantu bagukunda gute? Urumva abantu bakubaha gute? Ntabwo abantu bashobora kukubaha, kandi mu gihe iterambere wakagombye kubagezaho utari bagezaho, mu gihe icyo bashaka kugeraho wowe nta kintu bafasha. Nimba ari gahunda mwapanze barabyikorana, bishakire hasi, bishakire hejuru. So ndakeka rero nawe uri kubyumva ntukarenganya abantu. Urumva nawe nta kuntu bakuba, nta kuntu washora nka miliyoni 30 wangiza ugashyiramo umupati nawe kugira ngo agufashe, noneho nyuma ibyo mwapanze gukora akaguhombya nka miliyoni. Naho yaguhombya miliyoni imwe kiba ari ikintu kandi kibabaje. Cyane niba mwashoye amafaranga mwajya kwinjiza mugasanga nta kintu kigaragara mwinjije, wenda kiruta izo miliyoni mwashoye. So rero urumva yuko ntabwo umuntu ashaka kukuba, ariko nimba uri umuntu uzana innovation cyangwa iterambere mu kintu murimo murakora, kazana ibitekerezo bishyashya, abantu barakubaha ndetse kandi bagahora bafite ubwoba bwo kukubura, kuko nyine ubazanira iterambere, ubazanira ibitekerezo bishyashya, either wabigisha ukuntu business bayizamura, ukuntu bakora ibintu bishyashya bigakurura attention y'abantu. So rero nimba uskura umuntu umeze gutyo, nyine ushaka gukora ikintu ugwa training ubwonko bwawe cyangwa nawe ubwawe ukigisha kugira ngo nawe ujye uva ku rwego rumwe ugire urwego ugeraho. Ikindi kintu rero kizatuma abantu benshi bakunda kugusuzugura ariko ni uko akenshi ubona uri over control cyangwa se utabasha kubikontorora, the way we act cyangwa se uburyo twebwe twitwara, uburyo tumeze ku bantu tubana mu muryango, personality zacu nyine, nk'imico yawe ndetse n'imyitwarire uko ugaragara, sibyo? Hari nk'igihe umuntu agukorera nk'ikosa, n'urugero mbu umuntu agukoreye ikosa rimwe ukamusimbukira mugashwana, okay. Hari umuntu ufite umujinya wo hafi, hari kandi ibyo ngibyo ntabwo umuntu yapfa kubikurenganyiriza cyane, sibyo? Ariko nyine ntibigire igaruriro, warakaye ugahora warakaye. Nimba mwarakaje ari nko mu gitondo nka saa moya, birarinda bigera nijoro saa moya za nijoro ukirakaye ugifite umujinya, ntabwo ubasha kubabarira abandi. Rero ntabwo abantu bazabasha kubaha kandi ntabwo bazagukunda. Nimba ugirana n'umuntu ikibazo ukamara iminsi 2 ukamara iminsi 3 ukirakaye, udashaka kumuvugisha, udashaka ko mwiyunga, sinzi rero ukuntu wowe bazakubaha. Niba ushaka kubaha rero nawe jya umenya kubabarira. Nimba umuntu umugiranye ikibazo umubabarire, nimba wakosheje umuntu umusaba imbabazi, sibyo? Kuko bazabona ko uri umuntu mwiza kandi uzi kubana. Ibi ngibi bizatuma wongera relationship cyangwa se nuko bakwiyumvamo hagati yawe nawe. So rero nimba ushaka ko abantu bakubaha, niba wari uzi ko ari umuntu umeze gutyo, umuntu wivumbura, ikintu cyose umuntu agukoreye ukivumbura, reka nkubwire nuko nyine sometimes twirengagiza ibintu nk'inshuti zacu zidukora cyangwa n'abandi bantu badukorera,
ariko ubundi umuntu yakakwivumbuyeho ukamwihorera, hari igihe hakora igihe turenga tugatiriza kugira ngo tutica umubano twari dufitanye n'abantu, ukamuhatiriza ukamusaba imbabazi, ariko urumva niba umuntu agusabye imbabazi kabiri gatatu ntabwo yakongera kuzigusaba kuko nyine urabona ko uri umuntu udashoboka. So rero nimba wakoshereje ujye umenya gusaba imbabazi, kandi nimba wakosherejwe bakagusaba imbabazi umuntu ashaka kwiyunga nawe, ujye wiyoroshya utuze ukomeze ubane n'abantu neza, kuko nicyo cy'ingenzi. Kuko njya mbivuga ati ubutunzi bwa mbere ni abantu. Iyo ugiye gutera imbere ni abantu babigiramo uruhare, iyo ugiye gusenyuka ni abantu babigiramo uruhare, iyo ugiye kuba undi muntu ni abantu. Ikintu cyose ubundi kiba mu buzima bwacu, waba ukennye waba wubashywe waba usuzuguwe, ni abantu babigiramo uruhare. So rero niba ushaka kubahwa banza wubake umuntu. Ikindi kintu ari nacyo gikomeye, wowe ushaka ko abantu bakubaha ariko wowe utubaha abandi, ariko sereka nkubwire, ni gute wancaho ukancira, gute najya nkora nkubwira ikintu nkuhozanira igitekerezo ukagisuzugura ukumva ko nta kintu maze, igitekerezo cyose ngo wowe ukumva ko nyine ndi umuntu w'umuswa ndaho nta kintu nshoboye, nangiza ukaza ukambwira ngo ugomba kukubaha. Ntabwo bishoboka. Abantu benshi dukunda kubiba. Niba ushaka ko ubaho nawe ubaha abandi, kuko icyo ushaka ko abantu bagukorera nawe uba ugomba kubanza ukagikorera abandi. Rero uzifuze kubahwa mu gihe utubaha abandi, sibyo? Naba yari umuntu ukuruta, burya ni umuntu yaba umuruta, wowe umuruta hari ibyo umurusha mu buzima, experience y'ubuzima ufite, ko nawe hari ibindi abakurusha kandi byinshi, kuko twese turuzuzanya. Nta muntu ubayeho ari umwe, mbayeho kubera wowe nawe ubayeho kubera njyewe, kuko hari icyo nkumarira, sibyo? Ibintu bita muri biology ni ibintu bita interdependence, n'uburyo inyamaswa cyangwa se ibinyabuzima biba bibayeho kubw'ibindi. Nimba hakaba n'ibindi, niba wenda intare ntabwo yabaho ari ibyatsi gusa, hatoya dusimba twa kangaroo n'utundi dusimba dutoya nizo ibintu birya carnivores, nibyo zibasha kurya. Rero bivuze ngo buri muntu wese ababayeho kubera undi muntu. Ujye wubaha abantu, nimba ushaka amahoro nawe wige kuyatanga, nimba ushaka ibyiza mu buzima bwawe nawe ujye ubiremera abandi, nimba ushaka ibyishimo mu buzima bwawe gituma abandi bishima, nimba ushaka iterambere nawe uteza imbere abandi, nimba ushaka yuko umuntu akubaha nawe mwubahe, nimba ushaka urukundo nawe wige gukunda abandi, nimba ushaka ko abantu bakubanira neza nawe wige kubanira abandi neza, kuko abantu nyine ntabwo ntabwo bakimeze nka kera. Cyangwa igihe umuntu yawukosezaho akakubwira ati reka mwihorere Imana izamwihanira njye ntacyo namuka. Kuko ngubu filozofi yarahindutse, iyo umuntu umukoshereje ukamubabaza bati ntabwo byo kwiga mvuga ngo kankubabarire ngo Imana izakwihanira, arakwihanira ubwe. Rero menye ko ibintu byahindutse, ujye ubanira abantu neza. Ikindi kintu ari nacyo numva nasorezaho, twe turimo turavuga, mbibutse ko twe turimo turavuga ibintu ukora mu buzima bwawe ugatakarizwa kuba abantu bakubaha. Ikindi kuba utari inyangamugayo, nugira gahunda ntabwo uri inyangamugayo. Iyo uvuga ikintu kimwe, niba ari nk'inshuti muri kuganira uvuga ibintu byinshi by'ibinyoma, mwajya gusaba bizi cyane nko ku bakobwa bijya bikunda kubaho, mukaba mwaraganiriye museka mwishimye, akanyuma y'igihe ukumva abakobwa bavuze ati havutse ikibazo, kuko abakobwa bagenda bakwirakwiza amagambo ahantu hose, akaguhamagara ngo ngwino usubiremo ibintu wavuze, ugasanga ubuze ikintu usubiramo kuko ibyo wavugaga warabeshyaga. Kirageze ubinyangamugayo mu buzima bwawe, ube honest, kuko hari igihe ushaka nko kuba wenda warabuze nk'akazi, ariko kubera yuko uri honest cyangwa se uri honest, uri umuntu w'inyangamugayo, sibyo? Nk'umuntu wifitiye amafaranga ukize akakwizera kubera icyo cyonyine, utafite na experience, utari n'umuhanga, utari umunyabwenge cyane, ahubwo kubera wowe uri inyangamugayo, bigatuma akwizera akakubaha, akakuzana mu bintu byiwe, avuga ati we nshungiriye business yanjye, ujye umenyera amafaranga yinjiye, umenye n'amafaranga yasohotse. Amafaranga yose yinjiye n'ayasohotse biguca mu ntoki, bikabanza kugucaho. Ubundi se uba ufite amashuri menshi? Ni ukubera wowe ufite ikintu bita kuba honest cyangwa kuba inyangamugayo muri wowe, bigatuma rero abantu bakubaha. Arakubaha akavuga ati umuntu nimusuzugura azigendera, kandi nagenda business yanjye izahomba. Ni we honest, ni we muntu ngira w'inyangamugayo, mbwiza ukuri, umbwira uko ibintu byagenze, nkabasha kumenya aho nkosora naho nongera imbaraga. Rero wubaka ikintu bita ubunyangamugayo muri wowe, mu tuntu twiza, mu tuntu ahantu hishe n'ahantu hatishe, ndetse no mu bintu byoroshye n'ibintu bikomeye. Ibyo bintu bizagufasha
gukururirwa icyizere n'abantu, kandi ni byiza ko twese bazakwizera ndetse bakubaye, ko buri muntu wese aho ava akagera, waba uri umukene wa undi wo hasi hanyuma y'abandi, uba ukeneye kubahwa. Iki rero kubahwa ni ikintu umuntu wese mu buzima bwiwe aba ashaka. Ikindi kintu cya nyuma rero nsorezaho, kuba rwose utagira gahunda, nta time management wowe ugira muri wowe, uri umuntu uri aho ngaho urasamye, uri nyiragiye bigiye aho bakujyanye ujya aho ngaho. Niba rero uri umuntu utagira gahunda mu buzima bwawe, menye ko umuntu atazigera kubaho, ko azavuga ati uriya se yataye umutwe, uriya iyo umujyanye aho ajya aha ngaha. Kandi umenye no kuba umuntu uzi guhakana, uvuge oya, nimba oya yawe nyine ibe oya, kandi oya ntabwo ijya ivamo yego na yego si ijya ivamo oya. Niba uri umuntu nyine wahakanye ikintu fine, wagihakanye, ntabwo umuntu agomba kukikwemeza. Rero ariko nubwo ibintu biba ari bibi, tuba dufite n'uburyo bwinshi Imana yagennye n'ibintu byinshi twakora kugira ngo ubashe kugarurirwa icyizere. Bizi ubwo wabyumvishe, wumvishe ibintu wakoraga, ubireke guhera uyu munsi, utangiye ubundi buzima, abantu bakubaye muri sosiyete bakubaye ndetse bakugirira icyizere. Rero ikintu cya mbere, si ugahora wereka abantu yuko bakeneye cyane, ngo uhore wereka umuntu yuko adahari utabaho. Ubayeho ku bwawe, umuntu adahari wabaho. So rero ntukereka abantu yuko uhora ubashaka. Ikindi kandi jya kugerageza kuba inyangamugayo, jya uba time management, umenye gushyira ibintu byawe ku murongo. Ntugatuma umuntu aza kwivanga mu buzima bwawe, gahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, sibyo? Hari igihe nguvuga ngo ukunda umuntu, ibyo gutegeka byose nibyo uri bukore, sibyo? Ariko burya nyine uba umukunda, ushobora kuba umukunda birumvikana, udashaka kumubabaza, ariko se tekerezaho kuzababara. Uwo muntu naza kuba adahari kandi yaratumye uhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, sibyo? Ntugahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe kubera umuntu, kuko uwo muntu azajya aho ngaho gusuzugura, abone yuko ibintu byose akubwiye urabikora, ibintu byose aho akujyanyura uri nyiragiye bijya kujyanyura tujya aho ngaho. Jya wihagararaho, niba avuze hoya, iyo ni hoya yawe. Umuntu akaguhindura icyerekezo cy'ubuzima, kuko hari ahantu ugera ukagera mu makorosi ntaba agihari, ukaba ari wowe uyinyuranamo. Bibutse rero iki cyari ikiganiro Fight or Die, ntabwo cyamara umwanya munini, ariko kuvuga menshi ntabwo ariko kwiga burya, ahubwo ukavuga dukeya umuntu akagira ibintu atahana. Rero mbabwira ngo ujye wizera wowe ubwawe, wizere, nurangiza wiyubahe ubwawe ku giti cyawe, abandi nabo bazabona uko bakubaha, kuko sinzajya kukubaha kandi ngiye mbona nawe ubwawe utiyubaha. Ujye uhora ushakisha inzira z'uko wava mu bibazo urimo, udategereje ngo uriye, ahubwo abantu bazajya bakubahira icyo ngicyo, uvuga ati yari ari mu bibazo bikomeye bimeze gutya, ariko yabashe kwishakira igisubizo cy'ibibazo byiwe. Shaka igisubizo cy'ibibazo byawe, nurangiza abandi bantu nabo bazakubaha nyuma, ariko abantu bahora ubashaka ntabwo bizakunda. Rero nizere yuko guhera uyu munsi nawe ugiye guhindura, ko ibisi bireba urubyiruko twebwe twenyine, bireba n'abantu bakuru namwe birabareba. So rero Charlene mwari muri kumwe, murakoze cyane, mwakoze kumurikira. Muze mwandike comment hasi, menye ibitekerezo byanyu, n'ikindi kintu wifuza ko twazavugaho ubutaha ukitubwire. Mwakoze cyane. Nshaka kwandikira kuri Instagram ya Charlene Zerion. Ndabakunda, ciao ciao.